Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero kuri DONA official. Nimba uri muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Ese nimba uri umukobwa, urukundo wifuza ku musore cyangwa se ku mugabo wawe, ese nawe uri able yo kurutanga? Ese nimba wifuza ko umugabo wawe yaba akubaha, aguha agaciro, agusohokana, mbese agutreating like a queen, wowe uri able cyangwa se ibyo umwifuzaho ntawe wabyikorera? Urikunda kugira ngo umenye yuko uwo mugabo nawe azagukunda, azakubaha? Ese nimba utibaha utekereza ko uwo mugabo ari we uzakubaha? Nimba utiha agaciro uzatekereza ko ari we uzaguha agaciro? Icyo ushaka ku mugabo cyangwa se ibyo wifuza ku mugabo banza ubyikorere, ariko nanone ujye wibuka ko umugabo cyangwa se umusore like umubonye akuze cyangwa se ntago ari we wamwiremeye ngo umenye ngo azaba afite ABCD, azaba afite ibi bintu n'ibi, azaba afite yego, ariko bya bindi wifuza cyane cyane 100% ntabwo bizahura. Ariko nimba ushaka ko ukundana n'umuntu bikagenda neza cyangwa se umubano wawe hagati y'umusore n'umuhungu bigenda neza, ibyo wumva wifuza yagukorera, nawe banza ubyikorere, kuko ntawe utanga icyo adafite. Ni ukuri pe, ntawe utanga icyo adafite. Nimba utikunda, sintekereza ko uzaba ukunda uwo muhungu cyangwa se uwo mukobwa. Nimba utiyubaha kandi ntabwo ntekereza ko nabwo uzamubaha, utiha agaciro. None se nimba icyawe ari ukujya mu kabari kumva yuko ibibazo wumva nta bibazo ufite, ugasinda yenda ukagenda mu muhanda uri kwandika iminani yenda uri umukobwa, ni gute uri kumbwira ngo uwo mugabo wawe azaguha agaciro nimba yakubonye uri kwandika imihanda umunani mu muhanda? Ni gute uwo mugabo azaguha agaciro? Cyangwa se nimba uri umuhungu, ni gute umukobwa azaguha agaciro nawe utakihaye? Niba hari ibintu uri gukora cyangwa se uri kumwereka ko nawe utari able yo kuba ubishoboye cyangwa se wabitanga, ni gute uri gushaka uwo mwana w'umukobwa cyangwa se uwo mwana w'umuhungu ngo umukundane kandi mubona neza bidakunda? Tangira utekereze ko ibi bintu nifuza ku musore cyangwa se ibintu nifuza ku mukobwa, ese njyewe ndabyujuje? Ese nimba byujuje, ndi able yo kuba nabitanga? Tangira wikunde, umenye, ariko nanone ntukabye, ariko bya bindi basic needs, kuko wakwikunda, uba arizo uhangana nazo, uba ari byo wibandaho, nawe wikunde, utangire wowe umuntu w'agaciro, wifitiye icyizere. Mbese kwigirira icyizere ntabwo mvuze ngo kwiyemera no kwirata, ariko muri wowe wiyumvemo ubushobozi, wumve ko hari ibintu ushoboye, ushobora gukora bikagenda, ushobora gukora bigakunda, kandi bibaye ngombwa ushobora kujya ukompeta n'abandi bantu kandi ukiha icyizere ko ari wowe ushobora gutsinda. Tuvuge urugero, urashaka muri guhatanira isoko runaka, ese byibura ufite na idea yo kuba wavuga ngo njye gukompeta? Ese nimba ngiye gukompeta, ufite amakuru ku bintu bashaka cyangwa se ku bintu biri guhatanirwa ku isoko? Ese ngewe hari uburyo nabibona? Utangire umenye information zo ku kintu runaka ushaka gukora cyangwa se ushaka kuba wakompeta n'abandi, kumva yuko hari ibintu ushoboye cyangwa se hari ibintu ushaka kugerageza kandi bigakunda. Nimba uri umukobwa unkurikiye, tangira wiha agaciro, wihagarareho, umenye ngo ese bisi nshobora kuyitegera? Ese taxi voiture nshobora kuyitegera? Ese moto nayitegera? Byose ubipange ku buryo utadependinga ku musore, utamuhamagara ngo nyoherereze agatike, ngo nyoherereze ibiki n'ibiki, ugereyo cyangwa se munahana appointment, mugende muhure, wenda munanirwe kumvikana cyangwa se mugire ibintu munanirwa naho akwiminiti ikigusubiza. Ese utekereza ko uzagenda n'amaguru? Ese utekereza gute? Ese bibaye ngombwa yenda ntakwima amafaranga kuko ayafite ahubwo ukayabura, nawe nayo ufite? Nta musore cyangwa se nta mugabo wifuza gukundana n'umukobwa uri jobless cyangwa se uri useless. Tangira ushake ibintu ukora, tangira ushake amaproje ni menshi, tangira ushake ibintu wahugiramo. Nimba ari ukwiga wige, nimba ari ibyo ukora ubikore, ntabwo kuvuga ngo wabuze akazi, nawe ushobora kukishakira. Ntabwo ari ngombwa ngo twese tuzicare mu biro, ntabwo ari ngombwa ngo twese ngo
nyine ya mirimo twumva myiza cyangwa se bya bintu byiza twifuza ntabwo ari ngombwa ngo twese ngo tubijyemo, ariko nanone ababigiyemo ntabwo ari bo bonyine bakiza, hari abaciye mu zindi nzira, hari abaciye mu bindi bintu kandi barakira bagira ibintu bageraho. Nimba uri umukobwa, nimba igitsina gore cyose aho kiva kikagera, tangire ugire dream nyinshi, dreams. Tangira umenye ngo nkeneye ibi, nifuza ibi. Nutangira kumenya ngo nshaka ibi, nifuza ibi ngibi, bizagufasha cyane guhitamo, cyangwa se muri iyo relation ufitanye n'umuntu runaka, tangira wiha agaciro, umenye ngo nkora ibi, ngere kuri ibi, ku buryo umuhungu mukundana cyangwa se umugabo muzakundana cyangwa se uwo muzabana atazagusuzugura, azasange nawe warakoze, azasange nawe hari ahantu wigejeje, azasange hari ibintu ufite wagezeho. Hari n'ukuntu abakobwa twigira like tuba dushaka gusireyinga gusa, ugasanga kuri Snapchat, kuri Instagram twagiye mu mafotoshoot, twayashyize, twapositinze, abantu batubona bakatubona nk'abagaragara neza, ariko ushobora kuba wamubaza ngo ese ukora iki, akakibura. Can you imagine umuntu akubajije ngo ukora iki ukakibura, kandi tukubona kuri Instagram umeze neza, wisize foundation usa neza, wambaye agakweto keza k'agahayihirizi bisa neza, ufite agakositimu usa neza, ugaragara neza, umuntu akakubaza ngo ukora iki ukabura icyo uvuga, ngo ngiye nkorera online. Come on, kuki mubeshya? Ukora online, ukorerayo ibiki? Tugombe hari product nyinshi zicuruzwa online, ariko nanone nimba uzi neza ko uri jobless, uri useless, tangira ushake ibintu uhugiramo, kuko hari n'umuhungu cyangwa se abagabo ashaka kukubwira byibura nguhaye nk'ibihumbi 200, 100, wumva wakoramo iki, wayaguramo iki, cyangwa se wakoze iki? Ukumva nk'umukobwa ngo buriya ngo harya ngo havamo ikira, mu mutwe ubwo arimo arapanga agahayihirizi cyangwa se akenda yabonanye runaka w'umufashoni nawe ari kwigana, nkaho byibura ntashobora gutekereza byibura ko ashobora kuguramo nk'amagare 2 akayaha umunyonzi, byibura akamuverisa 1,000 ku munsi, igare rimwe ni 1,000, nimba mutari mubizi ni 1,000 igare rimwe, 2 ubwo ni ukuvuga ngo bakuverisa 2,000 ku munsi. Ukwezi si kugira iminsi 30, 60,000. Mu mujyi wa Kigali ntabwo aba mu nzu ya 30, hari aho wazibona, yenda ugashaka iyiri mu rugero rwawe. Ushatse iyiri mu rugero rwawe kandi wanarya, tangira wige ubwenge cyangwa se ufunguke mu mutwe. Umuntu nakubwira ntaba yakubaza ngo ese ngo nkufashije iki, wakora iki? Ureke kuzanamo ibintu byo gusireyinga mu bitekerezo. Nimba tuzi ko gusireyinga ari ukwiyerekana muri buriya buryo tuzi twese, hari no gusireyinga mu bitekerezo. Sinibaza ukuntu umuntu ashaka kukubwira ngo ese ndamutse nguhaye 100,200 wayakoze iki? We mu bitekerezo byawe ugatangira ugatekereza ahantu heza ushobora gusohokera, ahantu ukumva rimwe na rimwe ukavuga ngo nta n'ikintu cyavamo, nkaho byibura ku kwezi wowe winjiza 100,000. Nimba uzi ko ugitekereza ko 100,000 nta kintu byakora, uracyafite ikibazo gikomeye, sinekereza yuko nimba ufite akazi cyangwa se ukora 100,000 utazi agaciro kabyo. Ntekereza ko umuntu wese ukora cyangwa se uzi imvune z'amafaranga 100,000 afite ibintu byinshi yakoramo. Rero mutekereze neza, mwaguke mu mutwe cyangwa se mufunguke mu mutwe, mube wise, mureke gutekereza ibintu by'aka kanya gusa. Ni nko kukubwira ngo uhagaze nka hehe se? Uhagaze ku irebero, reba hakurya hose, ahubwo ugahita urebera harya hafi yawe, cyangwa se kureba hano hafi yawe, nturebe hirya cyangwa se nturebe ejo n'ejo bundi bizaba bimeze gute, ahubwo wowe ukitekerereza iby'aka kanya byonyine, ngomba kuba ameze neza, ejo simbizi. Cyangwa se nimba uri umukobwa, gerageza wiyubahe, wihe agaciro, wikunde, kuko ibyo byose wifuza ku musore ushaka, nawe banza ubyikorere, kandi bya bintu twakwita by'ibanze byose ubyikorere, ucesinge dream zawe, ukoreshe uburyo ubwo aribwo bwose. Nimba nta kintu cyiza nko kuvuga ni gute umuhungu ashaka kukubaza, cyangwa se ese yenda ubonye chance yo kuba wabona imodoka ariko nta perimi, ariko byibura
umuntu agiye umuntu ubonye chance yo kuba wabona imodoka bigasanga ufite perimi, nyine urumva ko waragerageje nubwo yenda bitahise bikunda ariko byibura perimi urayifite urayicaranye anytime ushobora kuba watwara mu mujyi wa Kigali igihe cyangwa se n'ahandi aho ariho hose uherereye. Ibyo ari byo byose gira ibintu wibikaho cyangwa se gerageza kumenya ubwenge cyangwa se gerageza gushaka ubumenyi butandukanye bitewe n'aho uri kandi wumve ko ibintu byose ugerageze ku buryo umuntu nakubaza utazajijinganya cyangwa se ibintu byose ugireho inosiyo ku buryo umuntu atazakubaza uraramye. Nta musore cyangwa se nta mugabo ukunda umukobwa utagize ikintu azi cyangwa se udafite ubumenyi runaka. Tangira ushaka ubumenyi hirya no hino nimba hari amashuri wacicije cyangwa se hari aho wifuza kwiga cyangwa se uhige uhagere ugere no ku bindi wifuza mu buzima busanzwe, nimba hari n'imyuga runaka ushobora kuba ufite wabonamo opportunity yo kuba wakwiga ubyige ntawamenya ejo n'ejo bundi bishobora kuba aribyo byagutunga. Wisuzugura ashobora kuba ariyo mahirwe yawe aka kanya ariko gerageza amahirwe ayo ari yo yose ashoboka ariko nanone ntutegereze ku mahirwe gusa, nawe shakisha ube open ushakisha ahantu aho ari hose nubwo twavuga ngo akazi karabuze ariko natwe tukishakire, nawe ukishakire urebe ibintu wakora nubwo bidahambaye nubwo ubushobozi bukiri bukeya ariko byibura ufayitinge ugere ku bintu runaka, ufayitinge uvuge ngo navuye aha nshaka kugera aha kandi niwibuka aho wavuye ni nabwo bizakorohera kugera aho wifuza nawe ushaka kuba uri. Kimwe cyangwa birote muri ino video like comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Mwakoze cyane.